Ahani Kuburezi Official TV. Ahani Kuburezi Official TV. Subscribe maze ibiganiro bizubibo. Mwaramutse neza, mwaramutse inshuti zacu, inshuti bakunze urubuga rw'uburezi, by'umwihariko abakunda uburezi Official TV. Turizera yuko mumeze neza, mukomeze kugira ibihe byiza. Uyu munsi rero tugiye kureba documentaire nziza cyane ivuga ku bintu bimwe na bimwe bigenda bidutwara igihe cyacu. Mbese turavuga ku bajura b'igihe. Ibyo rero muragerageza mubikurikire. Turabasaba kubana natwe kuva mu ntango kugera ku musozo w'iyi documentaire, kubera yuko nk'uko bisanzwe hari amasomo menshi mubasha gukuramo. Documentaire zacu ziba ari ingirakamaro kandi zirigisha. Turizera rero yuko hari urugendo tugiye gutangirana kugira ngo mugire byinshi mwigiramo. Mu ijoro rituje abantu benshi baba bicaye imbere ya telefone zabo. Hari useka, hari ureba amashusho, hari uzenguruka ku mbuga nkoranyambaga nta ntego afite. Isaha iragenda, iminota irahinduka amasaha hagahinduka imyaka. Ariko ikibazo gikomeye si uko igihe kirimo gushira. Ikibazo gikomeye nuko hari ikintu kiri kugenda gihindura ubwenge bwabo ubucece. Hari abantu babyuka bafite inzozi zikomeye, ariko akenshi bakaba bumva nta mbaraga bafite. Turareba rero ahantu izo mbaraga ziba zatakariye. Hari urubyiruko rwifuza kuba abaganga, hari urubyiruko rwifuza kuba abarimu, abacuruzi cyangwa se abayobozi, ariko nyuma y'igihe runaka rugatangira kumva ko hari ibyo rwifuza bitagishoboka. Si uko ubushobozi bwabuze, kenshi ni uko ubwenge bwabo buba bwaratangiye kuyoborwa n'imbaraga zitagaragara. Ushobora gutakaza amafaranga ukongera ukayabona, ushobora gutakaza akazi ukongera ukabona kandi, ariko iyo umuntu atakaje igihe cye n'ubwenge bwe aba atangiye gutakaza ubuzima bwe bucece. Tekereza nawe umusore umara amasaha 6 kuri telefone buri munsi, mu mwaka umwe aba amaze gutakaza amasaha arenga 2,000. Icyo gihe cyamufashaga kwiga ururimi rushya, gukora ubucuruzi, gusoma ibitabo nibura 30 cyangwa kubaka umushinga wahindura ubuzima bwe. Ariko se niki gituma umuntu akomeza gukora ikimutwara igihe kandi anazi ko kimwangiriza ejo hazaza? Niyo mpamvu uyu munsi twinjiye mu isi y'imbaraga zitagaragara. Amagambo, amashusho, amarangamutima, ikoranabuhanga, abantu badukikije n'ibyifuzo byubatswe n'abandi. Izi si imbaraga z'imigani, ni imbaraga zigaragara mu mibereho ya buri munsi kandi zishobora kubaka umuntu cyangwa zikamusenya bucece. Abahanga mu mitekerereze ya muntu bagaragaje ko ubwonko bwakira amakuru menshi cyane kurusha ayo umuntu yibuka. Umuhanga William James yavuze ko ubuzima bwacu bukorwa n'ibyo twitaho kenshi. Iyo umuntu yumva ikintu kenshi mu bwenge bwe gitangira kugirwa ukuri. Urugero, ashobora kuvuga ati sinshoboye, nta mahirwe mfite, abandi nibo bazagerayo, sinashobora uyu mwuga, cyangwa se sinagera hariya. Ibyo rero iyo bigenda bigaruka inshuro nyinshi usanga byarabaye ukuri. Aya magambo asa n'ayoroheje, ariko iyo asubiwemo imyaka myinshi ahinduka ukwizera, kandi ukwizera kugena imyitwarire. Umwana wabwiwe imyaka myinshi ko nta bwenge afite ashobora gukura yirinda kugerageza ibintu bikomeye. Si uko atabishoboye, ahubwo nuko ubwenge bwe bwamaze kwemera ko adashoboye. Ubwenge ntibukora gusa ibyo ubona, bukora cyane ibyo wemeye ko ari ukuri. Umuhanga Carol Dweck wakoze ubushakashatsi kuri growth mindset yagaragaje ko abantu bemera ko bashobora kwiga no gutera imbere bafite amahirwe menshi yo gutsinda kurusha abemera ko ubushobozi bwabo budahinduka. Bivuze ko imbaraga zihishe zitangirira mu byo twemera kandi twaturira ku buzima bwacu. Turebe rero telefone nk'igikoresho cyahindutse umujura w'igihe. Telefone ntabwo ikiri mu gikoresho cyo guhamagara gusa, yahindutse umuryango winjira mu bwenge. Buri gihe iyo urebye telefone hari abantu benshi bahatanira ikintu kimwe, icyo rero ni attention yawe. Abahanga mu ikoranabuhanga bazi ko igihe cyawe ari cyo gicuruzwa gikomeye kurusha ibindi.
Tristan Harris wahoze akorera Google yavuze ko porogaramu nyinshi zubakwa zigamije gutuma umuntu agaruka kenshi atari ngombwa ko zimugirira umumaro. Niyo mpamvu ushobora gufata telefone ngo urebe ubutumwa bw'iminota 2 ukisanga hashize isaha imwe, cyangwa se ukaba wamara amasaha 3 yose ukiri muri telefone. Iyo notification ivuze tying, ubwonko burekura dopamine. Iyi ni imisemburo ituma umuntu yumva ashaka kongera kurebaho. Bucece umuntu atangira kuba imbata yo kureba, gusunika screen no gutegereza ikintu gishya. Ntabwo buri gihe umuntu afungwa n'iminyururu gusa, hari abahambirwa n'udusegonda 15 tw'amashusho. Hari umunyeshuri ushobora kumara amasaha 5 kuri TikTok ariko hakabura iminota 30 yo gusoma no gukora etude. Hari umukozi ushobora kureba video 40 ku munsi ariko akabura umwanya wo gutegura ejo hazaza h'umuryango we, akaba yabura umwanya wo gukora raporo yasabwe n'umuyobozi we. Benshi ntibakijya gusenga, haba mu matorero rusange cyangwa amasengesho yihariye, batwawe n'ikoranabuhanga. Usanga rero hari ryo bagize umwami wabo. Igihombo kinini ku itakara ry'igihe nk'iri ntikigaragara uwo munsi, kigaragara nyuma y'imyaka nibura igera kuri 5. Reka turebe inkuru 3 zigaragaza uko abantu batakaza ubuzima bwabo bucece. Inkuru ya mbere ijyanye na Jean cyangwa se Yohani cyangwa se Jean yari afite impano yo gukora graphic design. Yifuzaga gutangira studio ye. Buri munsi yaravugaga ati nzabikora, ariko igihe cye kinini cyashiriraga mu kureba ibyo abandi bakoze. Nyuma y'imyaka 3 abo yakurikiraga nibo bari bafite amasosiyete, naho we akireba products zabo. Inkuru ya kabiri ni inkuru ya Claudine yakundaga gusoma. Yaje kwinjira mu matsinda y'imbuga nkoranyambaga aho abantu bahoraga bavuga amakuru y'ibyamamare, amakimbirane n'ibihuha. Ubucece ubushake bwo gusoma buragabanuka. Yaje kubona ko amaze amezi 8 adasoma igitabo na kimwe. Naho inkuru ya gatatu ni ya Eric yakoraga neza akazi ke, ariko buri joro yakinaga games kugeza saa 7 z'ijoro. Mu gitondo akabyuka ananiwe. Imikorere ye iza kugabanuka, amahirwe yo kuzamurwa mu ntera ku kazi ke aramucika. Aba bantu bose bari bazi ko igihe cyabo kiri gutakara, ariko kumenya ikibazo ntibihagije. Hari igihe umuntu amenya ikimwangiza ariko akabura imbaraga zo kukireka. Niho imbaraga rero zihishe zigaragarira. Tugiye kureba amarangamutima nk'abashoferi b'ibyemezo. Uwitwa Daniel Kahneman wegukanye igihembo cya Nobel yerekanye ko abantu badahora bafata ibyemezo mu buryo bwuzuye bw'ubwenge. Kenshi bayoborwa n'amarangamutima n'imyanzuro yihuse. Iyo umuntu afite ubwoba, irungu, agahinda cyangwa stress, aba ashobora gushaka ikintu kimuhumuriza byihuse. Niyo mpamvu rero abantu benshi bahungira kuri telefone, Siri, video cyangwa se ibiganiro bitagira umunaniro. Suko babikunda cyane, nuko baba bashaka guhunga amarangamutima. Ikibazo si telefone gusa, ikibazo ni icy'umuntu abahunga. Hari umuntu ubabara kubera gutsindwa, aho gushaka igisubizo akishora mu byamurangaza. Hari undi ufite irungu akamara amasaha ashakisha attention ku mbuga nkoranyambaga. Bityo imbaraga zihishe ntizikoresha amashusho gusa, zikoresha n'ibikomere byo mu mutima. Uwitwa Jimmy Rohn yaravuze ati uri impuzandengo y'abantu 5 umarana nabo igihe kinini. Niba inshuti zawe zihora zinubira ubuzima, zisebya abandi, zidakunda kwiga, zidafite intego kandi zitubaha igihe, nawe ushobora guhinduka ubucece. Murabizi yuko hari imvugo igira iti mbwira abo mugendana nkubwire uriwe. Ariko niba ugendana n'abantu basoma, bakora, bubaka, batekereza kure kandi bakubaza aho ubuzima bwawe bugana, ubwenge bwawe burahinduka. Inshuti rero sabo musangira ibihe gusa, nabo musangira ejo hazaza.
hari abantu batakaza imyaka igera ku 10 batarigeze babona ko ikibazo cyabo atari ubushobozi buke, ahubwo ari ibidukikije bibakururira hasi. Iyo umuntu abonye ikintu kenshi atangira kumva ko hari cyo gisanzwe. Niba ubona buri munsi ubuzima bw'abakire gusa, ukabona imibiri itunganye, intsinzi zitagira imibabaro, urukundo rutagira ibibazo, ushobora gutangira kwanga ubuzima bwawe busanzwe. Ubushakashatsi bwerekana ko kugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi kenshi bishobora kongera kutanyurwa n'ubuzima bwawe ndetse no kwiheba. Abantu benshi ntibababazwa n'ibyo badafite, bababazwa no guhora babona ibyo abandi badafite. Aha rero umuhanga yaravuze ati les gens supportent mal les succès des autres. Kandi kenshi ibyo babona si ukuri kose, ni igice cyatoranyijwe cy'ubuzima bw'undi. Ushobora kubona umuntu akize afite imitungo myinshi ariko arara adasinziriye iwe mu rugo bimeze nabi. Niyo mpamvu rero akenshi bidakwiye yuko abantu bareba ku buzima bw'abandi. Umuntu ntashobora kwirinda icyo atabasha gutahura. Intambwe ya mbere ni ukwibaza ibibazo bikomeye: ni iki gitwara igihe cyanjye kinini? Ni ayahe makuru ninjiza mu bwenge bwanjye buri munsi? Ninde uhindura uko ntekereza? Ese ibyo nkurikirana biranyubaka cyangwa biransenya? Iyo ndi jyenyine ni iki nkunda gukora? Abantu bafite ubwenge bwo gutahura ntibemera ko ibintu byose byinjira mu bwenge bwabo. Bahitamo, bashyiraho imipaka, bamenya ko atansiyo yabo ari umutungo. Tugane ku musozo rero tuvuga ngo kurinda igihe cyawe ni ukurinda ejo hazaza hawe. Amafaranga ashobora kugaruka, akazi gashobora kuboneka, ariko igihe cyatakaye ntikigaruka. Hari abantu bazagira imyaka 50 bafite umubabaro umwe: nari mfite ubushobozi ariko natakaje igihe. Ntukemere ko ubuzima bwawe buyoborwa n'ibintu bitazi aho ushaka kujya. Dore inama z'ingenzi rero ushobora kuba wahitamo. Hitamo amakuru winjiza mu bwenge bwawe. Gabanya igihe cy'imbuga nkoranyambaga. Soma buri munsi nibura iminota 20 gusa, aba ariyo ugenera imbuga nkoranyambaga. Gendana n'abantu bakubaka. Jya ugira amasaha menshi udafite telefone. Ubwo ni ukuvuga ngo wayishyize ku ruhande. Wibaze buri joro uti uyu munsi igihe cyanjye cyabyaye iki? Ubwenge bukomeye si ububika amakuru menshi, ni ububasha bwo guhitamo icyinjira mu buzima bwawe. Niba ushaka guhindura ejo hazaza hawe, tangira urinde atansiyo yawe, urinde igihe cyawe, urinde ubwenge bwawe. Kuko imbaraga zikomeye kurusha izindi si izigaragaramo amasomo, ni izinjira bucece mu bwenge zikaguhindura utabizi. Ariko umuntu watangiye gutahura izo mbaraga aba atangiye urugendo rwo kwigobotora, kandi umuntu wigobotoye ubwenge bwe aba yatangiye gutsinda ubuzima. Nshuti bakunzi bacu rero, turabashimira cyane ko tumaze kubakana umuryango mugari w'urubuga rw'uburezi. Hari abakunda gusoma no gusesengura, mwese mutugane muduhe ibitekerezo, dufatanye kugira ngo tujye twungura ubumenyi abantu benshi. Niba ufite ingingo wifuza ko twazaganiraho ubutaha, wayitugezaho ahagenewe kujya ibisobanuro. Mwibuke kuduha like na comment nk'uko twari tumaze kubigarukaho. Abadusuye bwa mbere mubanze muduhe subscribe, ubundi twiyubakire isi y'ubumenyi. Mwari kumwe rero na Fidèle de Jésus. Iyi ni Uburezi Official TV. Turabakunda cyane mwebwe n'imiryango yanyu. Mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao ciao.